yandwaranye insharake yawe yaramuroze singushaka hano muri runo rugo warantaye untana umwana iwe mama dore kiraje iwe mufate nyamuneka atamenya iyo teremu iwe ntabwo watumenye ku muhanda umunyenga iwe ari ku muhanda umunyenga mana toragura n'amafaranga akavuzwa Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane ni N1 TV and Mukasa TV. Wewe wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi. Naho utarakora subscribe wibuke gukora subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho. Right now cyangwa se muri aka kanya ndacyari MC set nkuko bisanzwe ngushimire tugiye gutangirana nizeye ko turaza kugerana umusozo w'iyi nkuru. Hanyuma nkuko mu mazimisi mubibona namaze kugera ku rugo mama wa mwana atuyeho. Hari amakuru dufite yuko bitaje gukomeza kugenda neza, yuko wa mwana muri aka kanya arwaye kandi arembye cyane. Turavuga duti nk'itangazamakuru reka tugereyo nk'abantu twabaye inshuti noneho tubasuhuze tumenye uko rwaye, tumenye uko ubuzima bwe bumeze muri rusange. Ugendane nanjye nizeye ko turajyana ku musozo w'iyi nkuru cyangwa w'iki kiganiro. Tugendane rero tubashe gukomanga kugira ngo tumenye ngo biraba byifashe bite, ese uyu mwana yafashwe gute, arwaye iki, nibyo ngibyo nshaka kumenya. Ariko nkaba maze kuhagera reka nkomange, ndabona n'amatara yaka. Mwiriwe. Mwiriwe mama. Mwiriwe. Twari tuje kubasura, ni karibu. Turi abanyamakuru, sinzi niba umwana hano urwaye yarakubwiye ko hari abantu b'abanyamakuru bagiye baganira nawe. Yarambwiye ko arwaye. Reka ndagufatira nta kibazo. Yarambwiye ko arwaye ameze nabi. Yakubwiye ko hari abanyamakuru bagiye bahura nawe. Yego. Okay, ni karibu twakinjira. Ni karibu. Waduha agatebe noneho kuko mutwemereye ko twinjira tukaganira. Wese wazanye agatebe. Ntabwo tugushaka hano muri iyi nzu. Jyana n'isharake yawe. Umwana wanjye amaze iminsi yirukanka aza kukureba, none umwana yandwaranye insharake yawe yaramuroze. Singushaka hano muri runo rugo warantaye untana umwana. Buretse tumuvugisha bimeze bite? Natwe turi hano. Salama bro. Turi hano. Njye n'inji wanjye wiwanje mwahageze mute, bimeze bite ko mwaje mutambwiye wanjye kwaje wanjye mutambwiye? Tuje gusura umwana. Ese izo ncoreke muvuga ayo makuru mwazanye hano niba muri nitangazamakuru cyangwa muvuga amakuru ibyo by'incoreke mwabivanye? Sono bwa mbere duhuye. Si ubwa mbere ariko si by'incoreke ninde wabibatumye? Mama twaba tuganira wafata agatebe ukatubwira ukuntu umwana ameze. Jewe umwana wanjye amaze iminsi agenda kwasi akahasanga inshoreke, yarangiza umwana amaze kuza ararwara araremba amera nabi. None rero afite ibintu yamuterereje ahubwo nanjye azanyica. Bivuze se ko ari uriya mugore uriya mugabo wawe ukomeza kubikora? Yego niwe. Ubundi se byatangiye gute byene uramuga? Uriya mugabo yarantaye ntana umwana, amaze kuntana umwana ndamugumana mu rugo ntiyahikozaga, arangije umwana ndamwitungira. None umwana amaze kumenya hari akajya agenda akamureba. Umwana amaze kuza ejo bundi arangije araza aza yarembye ameze nabi. Ngo yitwa Kagozi niko yambwiye. Yitwa Kagozi.
arabasha kuvuga se bimeze bite iwe mama dore kiraje iwe mufate nyamuneka atamenya iyo teremusi mu gahomba iwe ku gatebe sicara ku gatebe mutamena teremusi mu gahomba ntabwo watumenye muri bandi ntabwo watumenye oya ni seti wa munyamakuru wajya guhamagara iwe igihe kingana iki bibaye mama hashize igihe kingana iki bibaye hashize nk'iminsi nk'ine none se ubona biterwa n'uriya mugore uwo nguwo twavuga nk'ishoreke cyangwa se nk'uko warimo kubyivugira niwe ubitera niwe waba aramwoherereje wenda ayo marozi ajya kuryama yarangiza akambwira izina rye agahahamuka akavuga na se cyangwa ubwo ni se waba warafatikanyije n'uriya mugore none ko abanza akavuga uwo mugore iwe dore nyirabishora iwe ihangane mabuja muri aho ndanakwiyamye no kunsuhuza nimba ari ibintu mugiye kunshiramo ndakwiyamye nese nta burenganzira afite bwo kureba abana banjye ntabwo wari ubizi ko uyu kagozi yarwaye reka nabimenya no munsi numvise babivugana nzi ko nyine n'imikino sejo ubundi ko twe turi kumwe mbona ameze neza arimo aragenda no kunkubita abonye amahane yari afite si mwamuneje ariko umushinga ararwaye niba ari ibyo yikoze burasura mudamu uri kumuro ariko umugore wanjye ntaro wagiye mu buvuzi bwa kinyarwanda bakubwira ko yarozwe se cyangwa ntabwo murajya twagiyeyo birangije bakajya batwereka yuko uwo mushoreke yari yimuroga reka tuze tuganire n'uyu dufashe muganire nta kibazo ubwo umupeti wanjye ndaza ndabona nta n'icyo bikubwiye kuba umwana ameze ati peti nje kure ukuntu ameze ngo muvuze singiye ko mfite ikofi bro nta kibazo mfite ngewe ikikofi uhora utubwira ko ufite ikofi umwana yatubwiye ko amafaranga uriya mugore agiye kuyakumaraho kutakibona n'umwanya wo kujya guhindura imyenda reba ukuntu asa n'ukuntu nsa uranshagishije nta n'ikintu na kimwe utumariye hanyuma warangiza ukaza kwirirwa utuzengereza ntago tugushaka ntuzongere no kugaruka mu rugo rwacu n'izo nkovu se niwe wagukubise izi nkovu ni wowe yazinteye hejuru y'inshoreke ejo muri simwabanye ko nabatabaje sinzi kurwana ngiye mwana wakabaye sinzi kurwana ubu se napfa nibwo uzabona abandi bana bakurira iriya nshoreke beza kuruta uyu nguyu twabyaranye yagiye ku muhanda abana bose barangana abana banjye bose mbakunda kimwe ahubwo nje kumureba ntamukunze sinje kureba numvishe ngo ararwaye nje kureba kugira ngo mumbwire ikibazo ukuntu bimeze barwane dufashe uhagare hano inyuma y'intebe kugira ngo tubashe kuganira neza kuri kamera ku muhanda umunyenga iwe ari ku muhanda umunyenga mana toragura n'amafaranga nanjye umunyenga turureba iwe dore mwafashe mukamuryamisha ni mwongeye mu dore iwe reba nawe araje iwe nawe araje iwe madura nyirabishwe iwe urabona uyu mwana ataramuroza uramugora peti nta n'ikibazo ariko nyine kubona peti nta kibazo nako ndi kubona wenda niyo cyangwa nibyo ari kwigirishwa siko ngiye jo ni ari muzima nago mubizi mwebwe bro ntago ubundi ntago twe turi kumwe arimo arankubita yenda kucyuhura mu nzoga nubone n'umwanya wo kwita ku muryango koko n'ubu koko uje wanyweye ujya ndi after ndangiza akazi saa 12 dore bigeze saa 1 murabona ko bwije aka niko kambere nari mfashe kuva mu gitondo nese ubwo uri kumva ngiye mfite ikihe kibazo he akantu
kamwe konyine ahubwo mama ubu bizarangira bite wari muvuga ngo ntago ushaka uyu mugabo ntago mushaka niwe wakugize gutyo niwe wangize gutya shaje imburagihe aririrwa inyuma y'abagore akirirwa inyuma y'inshoreke ntamenya umwana wo twabyaranye yarangiza kumva yuko amundutishije ese uriya andushiki iki andushiki urashaje bro urashaje bro urashaje ubusa umwana mufitanye ungana kuriya nibwo umaze kubona ko ashaje adasaza mwana mwe mushaka kunjira mu ko atakigukeneye mu rugo rwabo okay bwo bazimenya nese narinje nje kureba umwana ukuntu ameze benda ndebe n'ikintu nanabafasha bahereze nubwo bucwa bukeya byibuze bucwa bishaka kuvuga iki nibyo biceri bikeya amafaranga n'amafaranga amafaranga ndebe ko byibuze bagenda hariya kuri mituweli ntago biba bigoye mu Rwanda byaroroshye dufite ubuyobozi bwiza mituweli tuba twarishyuye uragenda hariya ku biceri byawe desa ibihumbi bibiri ukivuza nari mama buriya nta nubwo bugira kuba ajya hanze ubu mwongeye nko guhura nk'uko abashakanye bahurira mu buriri nta mpungenge ufite z'uko ashobora no kuzana izindi ndwara zitakira namukundira mu buzima nta nubwo yakinjira no mu cyumba ndaramo ibyo biba bimuzanye ni akazi ke ajya aguma mu nshoreke ze anywa inzoga agenda yitura inshoreke ze nta nubwo nanamukundira yinjira mu nzu agukubita se yagerageje kwegera ubuyobozi bubwira ikibazo mufitanga naramureze barangije barambwira ngo nimba yabashije kugenda mwihorere ndangije ndamwihorera nawe uhitamo kumwihorera yego none ubu mwana bizagenda gute umwanzuro umwana tuzakomeza turwaze tumuvuze tujye no mu masengesho dusenge ndasenga utazi agaciro k'umugabo umuntu utazi agaciro k'umugabo agaciro k'umudamu nk'umuntu mwabyaranye mufitanye umwana ungana kuri ubu warakamuhaye njye ndinjira mu rugo bakanyirukana usubwo umuntu uzi kumva agaciro k'umugabo azimvuye he wenda wabona mvuye i Dubai kuzana ibiceri wenda wabona narinje usabona iwanjye hameze nabi mubayeho gute muri ubu buzima ubuzima nyine tugenda twihangana twishakishirije inkoko turiyororera ndi no kuzumva abana ariko ngo mufitanye bane dufitanye abana bane ubu n'icyo bakisabira nk'abantu badukurikiye nabasaba nk'ubufasha uyu mwana akavuzwa ukuntu ari kwigaragura nuko arara ntaryama ntasinzira none se ni igice kitagaragaza yuko ari inshoreke ye iba yamuroze ariko uriya mudamu ashobora no kuba yararoze n'uyu mugabo yaramuroze nyine kubera yuko yamwishikirijeho yarangiza ntiyibuka n'abana yabyaye nta nubwo ashobora kubumva wapi ntiyumva ikibazo cyabo hanyuma telefone y'uriya mwana se ni wowe urimo kwitaba muri iyi minsi arwaye muri iyi minsi nzabe ukuntu mbahamagara yego okay noneho muri iyi minsi telefone uyishyire hafi nzabahamagara tumenye icyo twakora ku buzima bwe kandi natwe nk'itangazamakuru abadukurikira baragira icyo batubwira muri komenti hari ikibonetse n'ubufasha bubonetse yazatwaza akaba yavurwa icyo nakubwira ni ugukomera mu mutima nk'umubyeyi ugakomeza ugahangana n'urwaje ngo niko zubakwa ariko sigaye mbona imiterere y'ingo z'iki gihe wabigereranya n'iby'ahambere mu babyeyi batubyaye ukabona kuri iki gihe satani imyuka mibi mbese yinjiye mu miryango nakubwira gukomera yego abandi bana bari he abandi bana ntabahari hari uwagiye gusura nyirakuru n'undi babiri bagiye kwa sekuru icyo kibazo se kwa sekuru no kwa nyirakuru ni ku babyara nyina cyangwa ni iwanyu ni iwacu
mbese iwabo wuriya mugabo wawe ntago umuntu mwabashyikiriza ikibazo kiriho mu miryango kugira ngo mubashe kumva yuko byibura niyo waba utamushaka ariko uburenganzira bw'abana bwajya bugerageza kuba bwatangwaho kugira ngo afate amafaranga yajyane muri ibyo bidafite umumaro? ese waba utavugana n'umugabo warangiza ukajya gutura ikibazo iwabo bigakunda? ntago byakunda, nta nubwo bakumva. uriya mugabo yatubwiye ko afite imyaka 47, wowe ufite ingahe? njyewe mfite imyaka 42. ukabusa gutya? yamfashe nabi, yamfashe nabi. ngira ngo rero nk'uko murimo kubibona ni N1 TV ani Mukasa TV, twe twafashe umwanya wo kugira ngo dusure uyu muryango nyuma yo kumenya yuko uriya mwana migozi niba ari kagozi hari ukuntu bijya bincanga ngo yararwaye. turabasuye ariko umwana nubwo bitameze neza, dukeneye komenti zanyu kuba twafatikanyiriza hamwe kugira ngo turebe ko ubuzima bw'uriya mwana bwasubira mu mirongo. gushimire cyane we tubana mu buzima bwa buri munsi. Ndi MC Set nk'uko bisanzwe, Imana ikumera imigisha itagabanyisha. Dusubire mu biganiro bikurikira. Murakoze cyane mama. namwe murakoze.